oya ariko mugisha nuko ibintu by'amadini byatujabutse hari ndagira ngo wumve ikintu atinya yego nabonye uremera uyu muntu wateraganywe akabizirikana mu mutima kandi ibikorwa byiza wakoze kumenya ibihe bibi byaje iyisenyera ubwoba yego ikintu atinya gutunga ibihumbi warabitubwiye ubuhamya mubana na madamu nta kintu mufite ku gihumbi mugira gute bene uwo rero iyo abonye ubuzima niwe umenya n'uko abusigasira abantu bagiye babona system kujya ngira tuntu tumwe tunishije imbere ya kamera ari igihe cy'ubukwe bwanjye umuntu ubukwe bwa bungana burya kandi hari abakene ngo babaye atanafasha ndavuga ni umbi babakene bafasha abantu babona ko nta nicyo mba nakoze mu bakene makumyabiri mba nafashije hari uzajya wihangana nawe mugaragaze ariko abantu nyine nubwo atagira umuntu wicara azi ko nyine mba nageze kuri ibyo bintu nta nicyo mba nakoze namubikemo yego ko ntazabibona ko mbafasha atabibonye yego Yes, nizere ko mumeze fresh, mumeze neza aho mudukurikiye mu bice bitandukanye burasirazuba, amajyepfo, burengerazuba, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, hakurya y'inyanja, hamwe habariho utumenyetso two guteranya n'indi mibare inyuma. Turabashimira cyane, utunyenyeri twanyu tuyatutubona, abakire bari hakurya no hino tuba tubasuhuza kandi tubaha ikaze. Ndagusuje kandi nkwaye ikaze wakoze subscribe, nawe utarayikora uyikore, n'ahandi uzajya ubona amakuru agezweho y'ibyamamare bitandukanye mu ngeri zitandukanye. Uyu munsi mbazaniye umukada, umukada urwego rw'amaruzi tugashubisha inaha, umukada bana yanjye bakiranye nawe aba we ngiye kubanza mufite ikintu bita penalty bigenze bite amande ndaho ariko warageze bana yanjye reka nkubwize ukuri pato ngewe ndakumva reka nkubwize ukuri wariteretse ure kuri hungabana uri kumwe na Ken Muhera kuri porotati wa runo uzukande sone yahiriye ariko mu ari ahantu bino wirinda kubijyamo uhubagurika wababara cyane unavuga kuri Patrick nawe wahawe mikoro untangiriye hejuru hano hari igisheke koko haje inshuro zirenze zingahe ngiye kubera amazi bazaga ahantu yavuze wasimbuke yavuga ati amaguru avunaguritse koko amuhungu ngo yazanye ngo inyundo ya kiraveni seko suribuka ko yarekuye iriya nkuru hashize icyumweru mvuye hano wasimbize ndabyibuka nkavuga isumuvandimwe harabirukanye se kandi abantu bazanyemo n'ubworozi aragaze nawe babarira tumene ako nakayintro ahantu hari akarima k'igikoni ahantu hari ahantu yageze akavuga ngo ibisafuriya ngo kasiraseme yabonaga bwayitekera buke ariko ibi bintu twabibwiye abantu kenshi umukada umeze afashe inamahoro ndashima ibintu ni sawa cyane tuba tuburanyeho ariko nta mutima mubi n'ubundi biba ari akazi kabisa ariko nanakwiye excuse-aho tuherukana umbwira ngo ngwinure kure kandanda akwareje muramira yego aperi sinamenye ikiyubanuje aperi nayo urabyibuka ndabyibuka ikintu kinyuzemo muri agahinda karagisha ukajya umpamagara nkavuga ati ndabwira icy'abanyarwanda babwira watara baje na bahomera umuhungu arahembwa ngo inote y'umunani ariko atambika ikirenge zamara ryumva mu makuru nari icumondera mfite abayibereye ku ntebe yariyakiriye hari umuhungu wanjye witwa Mama Dusi nawe ni 5 ntajya yirenza Mama Dusi byari byararangiye kohereza muri Mali muri Mali yego hari abakinnyi batatu uribuka yasaga ese nyabijyanye yayisiga efe yanyene se warubizi ko Mama Dusi ari umwana wo mu baherwe reka hamwe hajojoba nido reka muri petrol erega abantu bafashwa n'aba agent babagurisha umu agent araza akagutaka niyo mpamvu antayinjiye mu biki acegeta rero nibyo dushimira muramira atajya yijandika bizaza kuri ba Karenzi bize kuri ba Jarike bimanuka kuri ba ariko hari ikindi rero cyanyuma twinjira mu nkuru yego Patrick ubyumve gikada wandakumva
ufite ijwi rigenda gahoro rihirita riberanye na radiyo nyamara ibiki Patiri mbabarira ndagukurikirana mani kuri mani yitwa umukara amajwi yo kuri radiyo aho hantu hagume menya ko tubibona tubyumva menya ko noneho ubutaha tutazi nimba ari BND why not umukada twigendere urekura titi wa savage ariko ayirasta gace tiye ndirimbo rero ya Kendi ni mu mujyo wa gace ariko wa gace abandi baza kuri kamera bakigana amajwi y'abandi ba we noneho bawiyegana muri yaba ari gace ariko umeze neza ariko namahoro umeze neza ndashima urabibona twariteretse twaridemaritse impaka zaracitse tubwire abanyarwanda ngo inkuru ziragora nabo basasanga tuzibatume ariko muka uzibatume bageze imyaka ingahe uvuze ko ceno benshi baragiye simbaze bere kuri disikirema baguteye amabuye disikirema aragiye ceno yasiyese Obaye, no, sota sigavuga ati ni rimwe mu cyumweru ndi bukwaki sota geza ahantu ubizi se ese waruza akabanga uribuka n'ibiki ugende gato yego waruzi ko buriya byabaye hashize amezi abiri disikere maromaritswe reka yego byarabaye se inkuru ebyiri hari inkuru yabanje kumeneye yago yari ifite tayiti ivuga ngo yago yapangiye kwanduzwa sida warubizi ko umuhungu yahise abwira amenye bukeye afata sabara avuga ati ubuhungiro urabyibuka uzi amezi yarashize mvuze ati iriyeje ngira pato impuza bazisubiramo ariko byose uyu ntabwo arimo twebwe barabarara bapfumbatse ba mama yacu ni byiza twubaka umuryango dufite minisiteri namwe muraranura nimuyashaka tudondosha koresha sirenge twagoze tudondosha n'urugero nari ntanze ariko uzi cyiza kirimo urabivuga bakagutera amaboko nyuma bakazakubyemera ibintu byose uti benshi bararagiye umva ikintu nakundiye Kasuku yego mbabarira ariko yavuze ngo nanjye sindi umutagatifu ariko nge ndakureka sinipanga inkuru yego ndakureka ukazagera mu ntara zingahe zakuru ngahita ngirane bamwita bipanga icyogeye mu nkuba umwami w'abagore bamwita mwigisha aka the punisher nanubu arakigisha the punisher the punisher yageze muri Rwanda aravuga ijisho ribindi bimenyetso byakozwe ibaza imba ari twigendere twinjire umuhungu wawe Clement Major yego yongeye akazina ka Daddy Daddy ntabwo naryibagirwa yambwiye ati bitewe n'abantu bagiye mfasha Daddy ka Daddy kagiyeho yego mu kiganiro rimwe yagize kumwambwiye ati ngewe rwose niyo umuntu ansabye akongeraho Daddy ngirimo we Daddy ni umubyeyi ni umuntu ugirimo Daddy koko yakennye cyangwa ni prank hoya niyo mpamvu uzanye umukada niyo mpamvu yego ndahera he mana yanjye ngo mene neza Daddy arakennye cyangwa ni prank urakoze se views zaragabanyutse aravuga ati reka mimbe gukena bimeze bite umukada hishura ukuri urakoze cyane ndagira ngo mbanze mbibutse ibihe byiza bya Kiramani byatumye agera ku rwego ari we mu nangaha uyobora uri mu gisata cya sinema ukinisha abakinnyi benshi cyane abari bukine abatari bukine kubera amafiriti aba hari kuri tele imyenda bagurira uburyo yijandika mu bibazo byabo even if waba utaranahe yugera igihe cyo guhembwa kumva ikibazo cyawe akagufasha ejo bundi njya kwa Jaras inkuru yambabaje ni ukuntu Miki yamamariye kwa Kira Miki ataragera muri Big Mind yarataragera kwa Emirene kandi Big Mind yamuje na Regis none se nyine wabisobanuye yarataragera kwa Regis yaragisa sita umuntu bita Kiramana mwizera nkuko yizeye abandi bose icyo nicyo cyambabaje agafata award akagenda akavuga ati ndashimira Obe wesho mu gitondo wiriya channel cyo mayidota ayidota naje mbyinjire naje byora adukire akirengagiza agapromota bari kumwe aho ngaho urabibona ni Kanyama yawe abafoto yari kumushimira iki nese kihe sibye none sari Miki na aga ninde wa promote inzo ninde aga wari umuzi Patiri aga no muvande ari aga na Miki ninde wa promote inzo
nyine njira kinyamakuru Miki nawe ibyo zabikesha Kiramani Mbabarira Regis wa nyuma Regis baburetse Regis si umukozi wa Kira yego none yamubonye he ese ubundi umubano wa Miki na Regis utekereza ko utabanjirijwe n'uwa Miki na Mitsutsu yego ntabyuze ndabizi muri game Mitsutsu wabanje ndabizi birirwa bazenguruka mu marangi bagira utarika akavuga ati pari mugufi ko tutaresha ayataresha ni yaramukanye birangira Mitsutsu muri yasuye agiye ariko nabonye nawe yarakana ngo yiteretse n'inzoga zinkoresha penalty arakana ngo yiteretse karakana ni byiza ni karakana yiteretse kugeza ubwo ngiye kwa Jarasi nkavuga ati mu kanwa ka Kira yarambwiye ngo Mitsutsu ajya kugura n'iyi modoka yarayirwaye n'abanyakisoni rwo rwego bariho n'abandi nabakira agera aravuga ngo nje mbabarira ntera inkunga nibiba ngombwa ni ya iPhone yanjye nyigurishe ariko mbe no uninza akakana mbe mfite akamodoka Dadimani yafashije abantu benshi mbabarira ubitekereze ese ejo bundi ko yanavuze ati Miki yanza kungana nari kumuguza udufaranga keke mu kibazo cya Rujya amafone shop ucuruza ama iPhone hano mu mujyi ka Free Zone ubujura ubuhubu yego ariko umuntu bagiye guha imodoka ajya mu bujura njye nari nzi ko banabeshya araza arabisobanura ati sinirutse sinagize gute izo nta nkuru zirimo yego mbabarira rero nsubiza ikibazo mbajije yego ikibazo mubajije gisubiza Kiramani yarakennye suko wari yego Kiramani yarakennye umva ngaho amagambo ya Kira wumve n'ikintu atinya mu buzima bwe wumve n'impamvu yaprosha abakire wumve n'impamvu abadadagira iyo flexibility Kiramani yaciye mu buzima bwa gikene yego ahura na mama yake yaduhaye ubuhamya aravuga ati ngiye tunidesida kubana nari mfite inote y'igihumbi yego akazayirirwa ku gasima abaningi za Diamond akaza kabahuwaruza za Rosa Muhanda niwe abantu za Micosha ntago we wari uri muri iyi game Rosa Muhanda bitereka buriya Kiramani yabaga ari umudija acunga filime z'abande zabasamano acunga z'abajuni yarekura samano shampura Kiramani yakennye ikibazo cyiza cyane yego umva mu kanwa ka Kira ukurikire neza yego uyu ni Kiramani yego Daddy egera hino wumve oya ariko mugisha nuko ibintu by'amadini byatujabutse hari bagira ngo wumve ikintu atinya yego nabonye uremera uyu muntu wateraganywe akabizirikana mu mutima kandi ibikorwa byiza wakoze kumenya ibihe bibi byaje isigara uko yego kinatinya yego utunga ibihumbi warabitubwiye ubuhamya mubana na madamu nta kintu mufite ku gihumbi mugira gute wene uwo rero iyo abonye ubuzima niwe umenya nuko abusigasira abantu bagiye babona system kujya ngira tuntu tumwe tunishije imbere ya kamera ari igihe cy'ubukwe bwanjye umuntu ubukwe bwa bungana burya kandi hari abakene ngo bababaye atanafasha ndavuga ni umbi babakene bafasha abantu babona ko nta n'icyo mba nakoze mu bakene makumyabiri mba nafashije hari uzajya wihangana nawe mugaragaze ariko abantu nyine nuko atagira umuntu wicara azi ko nyine mba nageze kuri ibyo bintu nta n'icyo mba nakoze namubikemo yego ko ntazabibona iki ko mbafasha atabibonye yego ngiye kubibona kugeza nagira ngo wumvishe ikintu Kiramani yambwiye atinya amagambo yakomeje anavuga ati Mukagame gukunda byinshi twaganira atinya ubukene ni nayo mpamvu yahagurutse ni nayo mpamvu ni ukuri bajya ejo bundi Mutabaruka yaravuze ngo nimba ari umuntu wa mbere ngaya ni umuntu ushaka kujya gukora ubukwe akaguza banke akaguza inshuti umudamu we yamukundaga bari kumwe mu rukundo barabyaranye ntabyuzi yarangiza akavuga ngo Kiramani yagujije yo gukomvenke
Kiramani yaguze ari gukora ntabwo araho nshaka kwinjira yego ibyo twarabivuze ahubwo ni kugira ngo ubwire ko nawe ubwo ubuzima yaciyemo bubi ari bwo bumutera kugira ubwoba ari nacyo kimutera umutima mwiza wo kuba dadi ngo afashe aba none nimba aba bose baba banavuga ngo njye yaramfashije Mitsutsu niba mwumvise ari kuvuga ngo njye nakemera nkanamukora n'imyaka 2 wabyumvise Aisha akavuga ati njye sinakorera ubuntu kandi wibuke ko Kiramani yazanywe na Nyakso izo nkuru nizaciye arabizi benshi abose baza bakabivuga cyane Nyakso ari mu bihe ari gusubira inyuma Kiramani yarari mu bihe ari kuboostinga dore ko nabari abarejisi bose bamutanze kuri Afrimax cyane ariko igeno ni igeno niyo yaca muri ibi bibazo ejo bizagenda neza ariyo mpamvu bwa murenze akajya kwiterekana mikati mbabarira kuri hit kurenze nyama nzamura reka twongere twiyegeranya abantu ntibanyere ku mutima mubi cyane kuko nawe hari abagukunda nubwo nanjye hari abankunda Kiramani tubwiye ko atinya ubukene kurusha ibindi byose ni nayo mpamvu agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atava kuri iyi kadanse yakeneshejwe n'iki Kiramani yizeye abantu yanabimbwe mu kanwa ke aravuga ngo kubera ninya ubukene niyo mpamvu mfasha n'umuhisi n'umugenzi umuntu bita Mitsutsu niwe wabivuze ngo Kiramani yarageze ahantu ho kugira ngo bamuroge warabyumvise yego kubera iki yizera abantu ibibazo by'abandi abyishyiraho yarangiza akanaspendinga amafaranga menshi arenza ayo yinjiza nimba bajya kuritera abantu bakabagaburira amafiriti n'inyama akabahandi imyenda aha ngaha nabikumvisha avuga ngo ngira lokasiyo imwe y'akazi gusa mu gihe abandi bagenda bakanatira bakanagira bahindagura gusa ati mbe kampani mbe RBA koresha ingengo ya leta baba we Kiramani ni uwacu mfura yego Kiramani ni uwacu kugeza ubwo ubu ngubu inkuru mfite ejo bundi niwe mwumvise ari kuvuga ngo agiye no guhindura ngo abakobwa bavemo yego nimba abantu barenga 3 baza bakamumenagura bakavuga uburyo hari ibintu abasaba umuntu wubatse uzi ko utaha mama yake nakureba ijisho ryiza uzi ko ibintu byose bipfa icyo kintu uracyumva avuye mu bakobwa yego bigize ibyaha byari byamuteye ubwoba n'itime wahamagarwa ariko iyi nkubiri yatangijwe n'umuyobozi wacu wa RMC witwa Scovia ariko avuga ati abantu wirirwa uhondagura ntago tubabona uri kwigisha icyo umuryango nyarwanda abarajararira atubusa abantu nafashaga none ongeye gukena handi umuyobozi aba yavuze yego byo byubaha yego umbi n'intangiriro z'ibibazo intangiriro y'uruhara wazaga muri Kabanza yari afite na chauffeur ariko kwitwara yayigurishije imodoka se shada duragira uwo mwahuranye interview yambwira igikada imodoka yayigurishije mwahuranya imodoka yayigurishije birababaje nawe ubwe yageze ahantu aravuga ngo ningomeza kubwigira mvuga ngo ubukene ntabwo birankoraho ahubwo reka natarakitinga abandi bantu bangirira umwe bankunze bansapotinge ariho nagiye mena kwa Jarasi group afite yitwa ngwiki ngo mayihati umvaye yaba diaspora bashaka baba bavuga ngo muradususurutsa tubatera iteka nimusubira inyuma tubakeneye kuri iyo kariba yego kandi karitimwe afite mutazi azi kumanaginga abantu azi kubana n'abantu azi kuyobora abantu kandi bose bakabana mu mahoro yazanye ba Rufonsina bari gusenya izihe ariho bavugiraga ngo dadi kugeza ubwo ibihembo byose ageze gutara hano yego none abantu Mitsutsu yavugaga ngo bashaka umuroga warabamenye hoja warabamenye nabona amenye nta kiganiro wumvise se mba numva ari mu marenga ni mu marenga nyine twagute ubundi kumenya inshuti wizera kumenya inshuti ubwira amabanga yawe nicyo kintu Kiramani cyamugoye gukontorora amabanga n'abantu yizera bose yarabizeye bose akajya avuga ati ndi dadi yajya gufata igihembo bose bagakoma amati ntabwo ingaruka muri kuzibona mugihe witurije mu gihe papa Savu ugendaga kubita ibihano by'amezi 3 ndimbati avuga ati genda ubu umuvuza nduru wariya kuri YouTube atanabishoboye siko muducecekesha kuri gereza
akabagiye ahantu barahuranyije ubwo nawe wararagiye ubizi ndi watangiye ndabizi ariko ibyo ndabizi ibyo urabizi yari ndimbase none none bigeze ahantu agarurwa mu mukino abasiniya bamenye ukuntu bamanaginga abantu njyewe ubwanjye natongereye umuntu bitakira ndavuga ati mboga mbi ndavuga ati Nyagahene yananiwe n'abantu bangaye niwe ngiye kumushobora niwe marayika uzi ibihombo yamushyizemo uzi agaciro yamutesheje ko nabonye avuga ati se nanjye ngira umutima mubi yaba agiye guhinduka none se adahinduka ubukene nimba abantu bakandira gutakibaka nakubwiye ngo wumvise Aisha ko Mitsutsu yari arimo amucalenjinga akavuga ati reka n'abamutamo nyine amushyira mu ntambwe none Mitsutsu ni umutagatifu njye nigeze kuvuga uburyo Soroba yazanye filime yafashwaga na Bunduki arangije iyo filime ayita The Forest akajya mu ishyamba bakambara ibya gisirikare bya bintu twaherukaga kuri Afrimax bwakeye Kiramani adatangira gukina izo sene none ni wo hemba umuntu nyiri filime iri kurebwa amasatani iri mu bihumbi ijana ufite igishoro guhita ubwira ati muhindure script nanjye ninjire mu ishyamba se si ibintu byoroshye ariko akamenya ukuntu abamanaginga ntibaturumbuke kuko hari amafaranga hakora byose utekereza ko yari umutagatifu ntabwo mubibona se nagenda abanza azure Nyambo warifashije Nyamba agisohora we na Titi mu bihumbi kandi ngo baratandukanye bajyaga bavuga ngo uriya Titi sari mu maboko ye buriya afite ububasha bwo kwikura muri yombi ya Nyamba iriya cyangwa ya Titi kumbaza ba Nyiramacano ndahuranya ndabamenya umukaza Kiramani yego ubu bukene yabutewe no kuba yarizeye abantu ariko se imanuka rya views ibyo si ibyo gusa niba abakinnyi nimba urekuye episode mikaga postinga Mitsutsu agapostinga Soroba agapostinga Nyamba agapostinga ibyo byasubiye inyuma kwaseka gahunda buri wese ahita arekura bose iyo ni leadership abantu ugomba guselectinga abantu bake beza nk'umuntu wese nazana baba bakera nazana ba Nyirakimonyo ariko se ba Nyirankende Nyagahene mama Shenge ibyo bintu yari ataragiriye experience kandi atazi ko imihanda buri wese agira iminsi iri limite ukajya kuri hiti areba ka hiti ya Yago nabyibuka iyasabe ubusariwe iyasabe ureba uko muturanyi bakegeka na ba Kalifani Govenda babaga bafite sha na Brenda wanjye sha Brenda mukunzi nagusuje Brenda mukunda kubiburesha ariko se wazabimubwira oya ndabimubwira waretse nkahuranya se mama yake wawe ahita wahuranya njyana boya batajya bagira ubona uba nkubwira naremeye rwose ndamushuje yambwiye ko adakara uba nkubwira yego Kiramani uyu nguyu amasomo y'izina ari buze gutuma umuntu mubi ahubwo se ko Imana ibigira ngo wige mbere ko ari igihe amazi arenga kugaruka kuri ya kadanse biranga niba aramutse atakaje urugero nka Aisha uzi ko ari Shanyara agatakaza umuntu nka Mitsutsu Soroba ni umuntu we nka Nsabi ariko Nsabi nawe yajya Nsabi se si umwana we Nsabi nawe yajya ariko wibuke ko Nsabi ataha he Musanze nyine wibuke ko Nsabi yatangiye kwifasha aba bose n'abantu bagiye bazamura amacano yabo ariko bikagorana iyo bijya ntabwo yaserereye nakira cyangwa iyo nkuru nayo wumvise kugeza ubwo Nsabi yanamubwiye kugeza ubwo Nsabi Kiramani yanamubwiye Sababwira Kiramani ngo narabimenye kujya kuncuruza na Farimerisi ubwo Farimerisi ni Garisoto ujya kuncuruza kuva mu konti yarenze uzongera kuhanjana ikiyamace ni 10 none ubu ngubu bariteretse mu myaka 3 bagiye kwiziza imyaka 3 kwa kane yane yagiye akabagarikati nabonye afite uburwayi nakuvura nabonye abaga bawe rikana yaravuze ati Wemerisi mfite indwara nakuvura iyo mbimenya nkibera muganga ati biriya byana koko bigendana babaho yavuze ati baraba gutwaye inshuti yawe harya n'umwanzi wawe Kiramani uyu nguyu buno bukene arimo ese kuko yakennye kuko adashobora guteza imodoka
adafite n'amafaranga yakennye bisanzwe n'imedi irimo kubikuririza oya Kiramani cyambere cyararagiye umuntu waje mu gitondo yowuninga cano akabona igishoro akamena ntago bishoboka biragoye agatambuka bamenye izi miliyoni zabamenye yego ibyo bibaho wibuke ko Kiramani ababyeyi be bari ubwo n'umwe nyine basi mvuge gutyo ariko munye nde monara igihugu cyo kwa Trump ari nawe bamereka nigeze kumenera ndavuga ati Kiramani yaragendesheje iyo abimenya agashyiramo imbaraga akamenya uburyo agiye kumanaginga ikibuga ndetse uzi ko nari nabahuje n'ibintu byo mu nkambi mu Buganda urabyibuka noneho nawe yari ari kuri liste y'abagenda na famiye aza kwibaruka makuru no yazo sabaganya yibaruka yego barapfuye ingenzi guruhinja rwanye ibyo bibaho birapfuye kumbi ni satani iri kumugenda runono kugira ngo aho yambariye inyindi bizagende ahambariye ucyoncoro none ngo yagera ku rwego atwika kuriya ngo muvuge ko nakennye kugira yungukire abantu badatwara siko nabonye nawe agenda bivuga ari proud nukwiyakira kukazi kw'imihanda iyo utangiye kubeshya abantu ubasaba amazi yarenzeho ahubwo se Sabe yamukoresheje kagufa aheruka yose naje kwa Irene ntuzi igipangu cye ndakizi urakizi kuki ataba icyaheraho akosa abana bakabanya ase yakeneshejwe n'ubukwe oya nabona bitemozaho oya umva nkubwira abanyarwanda ukuntu duteye n'abandi babyumvireho ntabwo abanyarwanda baba bakeneye umuntu uza yirata ubukire n'abanyarwanda bakeneye kuza wirata umutima mwiza ibyo birerekanwa n'ibivugwa we noneho akazana imodoka akayiparika akavuga ati ngende igiki akaza yafata wata akavuga ati ngende dadi wa witonze gato yego ngo yazaga arata ko ari yego nawe urabizi akaza akaba proud yo kuba dadi w'abantu banamuruta hari harimo ababyeyi bamuruta wakishimira ko bamukomeye amashyi uri kumva akagura imodoka akayizana mu kiganiro akayikora ikiganiro none siriya modoka yari yande yikareka narabimenya mbabarira mani iyi foto ku imodoka itari yose iyo ni inshuti yanjye ngiye guhita nkumvisha ibintu yambwiye ubwo oya yavuze kwa Irene reka ushobora kuba utabyibuka kuko ureba ibiganiro byinshi Kiramani nakandaho reka mwibutse iryo jambo yaribajijwe na Emirene yego n'uryibuka urambwiye Emirene yaramubwiye ngo kuki uzanye iyi modoka mu kiganiro ubyerekana uri proud nta kintu byazakwangiriza aramusubiza ngo ni njye mba nzi impamvu ndi gukora ibi iyo mpamvu yarayizi se koko yego kuko nimba umukire bavuga ngo erekana iyi kadanse reka dukore igikorwa cyerekana urundi rwego dutwige yego ngo abazi icyo ari gucuruza abazi uburyo abyibushya brand abazi uburyo bizamugarukira baka abazi uburyo abakire bashoramo yaramaze kugira publicité nyinshi ni ukuzamura icyizere kugeza ubwo nimba ufite inshuti wowe itakuguriza ibihumbi 100 turumbuka hano kuri YouTube uri kuhakora iki wakubaka iyo legacy ituma umunyamerika amwizera akamuha ukabona yaparitse yarangiza umudiaspora akanamushorera n'ahantu bazakodeshe bakinira n'ibintu byose detaye zose akamutera iteka yasubije Emirene ngo ngemba nzi impamvu ndi kwerekana ibi aho Kiramani iryo jambo Kiramani ari kuryibuka none se kuba yaragiye arata no mu bikorwa byezo no kwimodoka mani ntabwo namusebya nta bandi se nabo bagendera mu mamodoka karite jone atari izabo ntabwo ari agashya rero ahubwo nuko niyo modoka muri kuvuga habari ikinije gukora uribuka inkubiri ya Jihad Rokia ubari kugendera mu yihe nabonye asigaye akora vlog ari kugendera mu yihe kiyara cyayifite cyayaragonze uye niko bimeze yego ariko nanone Kiramani abantu bose yafashije nukuri ni iki gihe kigeze kujya mu backing waruvuze ngo abanyarwanda ntabwo bakunda umuntu ugenda urata ibikorwa yagezeho urabyibuka Melody azavuga ati Barabas azavuga ati miliyoni 5 koko urabyemeza ko BK Arena zari 5 yasi ibinyoma byabo zimwe za supermanager baramukumira baravuga ngo uvani iyo mico yo kuza mwikomanga mwerekana n'ibintu mudafite byaje no kumugora mu gihe cyo kubona visa yo muri Amerika bakajya bareba za bank statement bakavuga ati ko atari ibitwari tuzi
ko bibusanye na Barabasi ya 500,000 Abanyarwanda niba bikunda igire marayika gira dress code nda nka mitsutsu wihorere mu makote yaboreranye bamenya ko adahindura ishati imyaka ibaye bamenya avuga ngo yigeze kujya muri Equity bahabwa amafaranga we n'ari yakuragera hafi muri miliyari ya secretary karita baguha iyo ugiye kuba brand ambassador no kuvuga ngo wananiwe guhindura imyenda abanyarwanda bashaka umuntu wigira iki nuvuga ibya pifura gikima oya nago basha abanyarwanda bakunda umuntu urata Clement yazize gukomeza somo naryige yigire somo yiga isomo ryuko niyo utewe iteka utagomba kuza kwirata mu banyarwanda yego ahubwo ngo kure ni munda yego hisha kure ahubwo bazabona uturitse nizo modoka abandi bazivugire ntuba ari woza ngo ubyerekane uparike bajya kuguhera kuri gate ya Onomo uyizamukamo noneho mukadabizi ko bose yamuteye iteka nukuri man iyi muri hashize amezi 3 nyimeni kugeza ubwo Clement yari yararangije projet yagomba kuzayakorera Tanzania erega nicyo kintu nje mpfa n'abantu ba Mosting uzi nk'ubu ngeje ugarutse ukitereka ati umukada yavuze ibya projet ya Tanzania none reka mbimwibarize gahunda yari ihari ni yari ihari projet rero rangese agomba kwagura imbi uribuka basiya bajya za Tanzania ndabizi bagiye bitereka none se hariya siho tugana arangije projet la failinga kubera amafaranga n'ubushobozi cyane yuko yari anizeye abakinnyi agomba kujyanayo nabo birangira bamaze kumetriza amaceno yabo bayobowe na Nyambo navuga ati hari ijisho ryiza ryabaye mukagira undabe Nyambo arashaka kuba wodiwe uzi ko Nyambo yatekerezaga no kujya mu maklipe video yaba bahanzi bazatize dibakaze ariko se umuka kuba aragiye abantu bazikariye bazafata yageza aho tumaze no kubimenya atinya kugaruka mu biganiro arokorwa na Badirama fata ku mavuta clips ni YouTube channel ya Badirama oya ni breaking yanzanye niyo Badis mavuta imyaka bayeho yazaga avuga ati mama yake wanje w'umukire yari yarabuze ese cyo no kuyifungura na amafaranga mushaka izambo zirimo ufite ijambo muri iki gihugu yarenze iminsi 3 ataramonetiza kukiba bitinda nukubera ko wamenyereye umushara bigenda gute yaba we zaratonaniye Badirama bukeye abafashe Mirende na Philippe arabaga bafunga bukeye uwitwa umukire Bazili nawe bakajya bamuseka bazaga muri Sunday Choice umukobwa wa Jose Muhungu yazanye impapuro avuga ati ntawe azimbaye ni Google kibaza Google kuko yamuhaye impapuro nari nkwaje ni kuba umuntu ashobora kuba aragiye societe y'iziki ibintu ari ibyawe kiretse nuza gusobanukirwa ukumva umukada akagusobanurira uyu muntu yaza kumusaba ubufasha ubitse ca n'umunani zose uragiye iki kintu ni ikintu abanyarwanda banga niyo waba uragiye niyo yaba ari iyawe si ngombwa ngo uze ngo uvuge ngo ibi bintu ngo ni ibya turi kubibona icyambere nuko ufite ahantu ukorera abanyarwanda banga umuntu wirata ni nayo mpamvu nawe mvuga ati mwarakoze kuntereka gikada yabibaze nkavuga ati niteretse mvuga ati iki cyane Clement ashobora kuza kuba umuntu mubi cyane byo gufasha bikavaho nago byashoboka abanyamaswa se visa bitaro approve gase byagenda gute nanone biragoye agomba kuza akabahambo umuntu baterana amagambo mu minsi 2 umwe ubwo urumva Clement bamuhaye mu nganja awadi heza kanya na Miki wawe arayimutabita ni ibiki bibaye uko agisoka itamo cyane atapera umuntu nariruka undi nawe ndamushimiki ndamushimiki zirahawadi biba ngombwa kagira iyo flexibility yo kugira ngo agira ate adjoining utanisha nyine wamuyoboka Mirende nta jisho ryiza reba Miki uzi imyaka ishize mbabwiye ngo Mirende areba ijisho ryiza Nyambo Aisha yavuyemo se arebe ariko ibiriya bya comedy man bya film by'indabyo mu kiganiro atireme wanje yabuze umutumirwa Aisha tekereza ati koreho ku makeup
Ngayibaziyo Aisha ari kumwe na CTU wa buryo so nizabwe na urwego rwawo ngende kubona ndebera zira ni content tugira ubwenge bwo gutandukanya content n'ibintu byanyabyo sibyo yego sibyo abantu bitandukanye ibi bintu ntabwo biri butume Kiramana agira umutima mubi biratuma asubira gupfukamira abantu yahoze ategeka Iko aje gusaba byatangiye ubu si gusaba wimye kwiruka afite YouTube channel yitwa Kiramana Image ubirihe baburakeye aravuga ati King Dog mama yake ntugume mu rugo utakira umukozi ariko abantu bazi impamvu umuntu aba afite channel nini agashaka n'agato nibyo bintu disi Kerema yakoze ngo Kerema na Riyad yabicishije kuri disi y'abasarare hanyuma se bakazagabana bati umukire samuturumbuye uzicurara kuri disi TV boss yamamaza kuvugana ubu kandi Keremani mwene wacu avuga ati mukati se nawe ubu yagenze gahoro amaze kuroma ariko mwibanga kinyabuneka izi nkuru ziteranya abantu zishyirisha aya mabrand kwerekana abantu barwaye amasida n'abageze ubuhunzi uzi muri game abantu barwaye sida ubu mbahuranyije n'abanyiri umukada agira ate arakumira muri sinyari arakumira ngaza avuga ati wewe wahuranyije ibizina narababwiye nikakabaraje aravuze ati imboga mbi kwirukana umuntu imboga mbi koko mani tujye tumenya ibintu tuvugira ku kamera kwirukana umuntu muri projet yawe nyuma ukaza mu kiganiro usa naho nundi waje kumwisunga so gusaba wimye cyane nibyo nababwiye ngo Mikara yoboye iyi game mu byange cyangwa mu byeme nubwo agira amahane nubwo nuwo yita umusheri w'abamunyuzamo inki tubigurishe muri konte ibikisi ntabirahura mumenera ati ngiye kuva mu kiganiro izo pranka rero wandagaje umuntu iyo mugeze mu buriri ubwijisho riba rimeze gute mu mutwe akarukamo ngo ayo sana umuntu ifite target ye nawe bakinye filime na Regis kandi yari yaje kuri live aravuga ngo Regis ngo numusheri wanjye ngo nagana ngo nta kintu bibatwaye uguze muri filime ibintu abamukora na mafuya y'ubugari bwa kinazi agahita avuga ati wowe usanzwe wanjye ko mubaye uye mani reba utaneza abanyarwanda gusa nicyo na utekereza ko niyo mwavuye muri filime atakibuka icyo yavuze basa nacyo depression wewe wabandiwe depression niyo mpamvu na ariko bantu ngo nabo bamufite iye target we nabo barizamura ducano twabo nabo nta rukundo rurimo barabizi ko n'itime yagenda ariko Regis abanyarwanda bakuniye kuba umusirikare ubu bakaba none yarahinduye character asigaye bamukundira ubukarya we nibyo ari byanze se nyine yataza kujya nabivuge muri iyi mihanda umuntu kubita imyaka 3 consistently ninde ureba mwari mutinya ni mwinji amazingahe the punisher reba yigiye arekura akantu k'amasegonda ruta ikiganiro biriya si ibya buri muntu wese ni ukuri tujye tubyemera Nyakso watwikaga barihe ubu ngubu barihe abanyakizemo ayo ni amasomo tugomba gukuramo ntimukabone babamenya bakomeza bagira gutya ukabona abasore birongorewe muri Amerika b'inzobe akagomeza akagira gutya agahanyanya ariko yanze kujya kwiga byasabye guhenda ngo ajye kwiga n'abantu mwe ibintu mu bagure kurababara cyane urarangira bivuze ko umuvandimwe se kano gashopu kari mu kiyaka hano mu miryogo sake nakosa bakashingiye rimwe n'iya nsabi kandi abantu baba bateye aba bantu batangiye usuza mu kiganiro baba diaspora bagenda badutera iteka usibye yuko no mu bihe basapotingaga industry bya kera bitandukanye n'ubu twarakennye ibintu byarahindutse ifaranga ibyorezo ariko nanone ntiyaburamo ba bantu bake banyabo bashyigikira umuntu noneho utekereza ko ngiye ngufashije ukagenda wirata ngo n'ibyawe utekereza ko ngiye nserebura nagufashije nkaho yenda runake ariko nanone ntiwikomanga nawe waguze brand ariko wese nimuwe ariko ku buryo ugenda uvuga ati byose ni ibyanjye nditadiwa none se nyine biriya bintu birababaza ndi kukubwira abanyarwanda bameze gute tumenye ukuntu twitwara umunyarwanda bashaka ko weruka avuga ko bagucumbikiye yenda ntuvuga izina ariko ukatemera bivuze ko ubu ngubu sinema Mikara yoboye
ntago ayoboye kuko nawe asigaza akavuga ati ndi imboga mbi ngo umubyeyi ngo yaramubwiye ngo nushaka n'abatanu niba bashoboye ngo bahuranye tuba dufite ibibazo ngo wageze poromota ntabwo ibintu biba byoroshye Regis se gukina na Miki aho ntibyazatuma kagarukamo oya Regis ntabwo biri ari ibintu ntabwo Regis biri ari ibintu bye ntabwo abikunda icya mbere ni content icya kabiri nawe ari mu bantu bari barasigajwe inyuma n'amateka nyine atitereka ku rwego buriyo wowe uninze filime biba bisaba ngo uba ufite n'ibikoresho bituma koko wubahwa nka buriya umuntu aba afite imodoka udeparasa abantu content ntujye gutira Clapton Kibonke ni ibintu nyine biba bisaba ngo uzamuke no kuri iyo ntera we bigenda bimugora ariko Imana iraza kumutera iteka nawe yatandukanye na Miki iriya yari true story yatandukanye na Miki nawe aragenda aricuza Regis skate n'ibiki ibanza navuga kiribit kandi saru akora mwari mwiza cyane witwa Neri nawe yari yagejeje kuzamuramo ariko ntagere kuri kagayo ka Miki cyane Miki sura byemera ko itakwahuranye mbabarira umbaze kuri Jay kubera icyo utari kumumbaza wa mipango wawe cyangwa se uwawe ko atagivuga ngo ndagukemanga